L'Église adventiste du 7e jour. Bitwara gisirikare, imyitozo, morale ni nk'abasirikare. Akarasisi kawe utitegereje neza ushobora kubitiranya n'abasirikare bitewe nuko bagira ingando ndetse bakanakora ikoze. Abenshi bita amafunzo, bagira icyo bita impeta, abenshi bahita amapeti. Mu gisirikare ho zitwa impeta za gisirikare nyine. Aba uzabasanga mu bihugu hafi ya byose hano ku isi, ndetse n'ahandi iwacu mu Rwanda barahari. Bagira uniform, ibendera n'indirimbo byubahiriza icyiciro cyabo. Nubwo rwose bitwara gisirikare, ariko ntabwo wabita umutwe wa gisirikare kuko badakoresha intwaro cyangwa ngo barangwe n'ibikorwa byo kurwana. Icyakora ngo barangwa n'ibikorwa by'ubutabazi butandukanye, birimo gufasha ababayeho mu buzima bubi, gutabara mu gihe cy'impanuka ndetse n'ibindi byinshi. Ubundi tumenyereye ko imitwe yitwara gisirikare irangwa n'ibikorwa byo kurwana, ariko se none aba bitwara gisirikare batarwana, yewe ntibagire n'ibikoresho bya gisirikare, ni bantu ki? Hano wageze ni kuri Monberge TV, aho uzajya usanga ibiganiro byiza kandi bicukumbuye byibanda ku nkuru za Gikristo. Kora subscribe kugira ngo inkuru zacu zijye zikugereraho ku gihe. Nge wumva nitwa King Saint. Guhaye ikaze. Ahari wigeze kubabona iwanyu ku nsengero z'Abadventiste b'umunsi wa karindwi, mu myerekano iryoheye ijisho idatandukanye cyane n'iya gisirikare, parade. L'Église adventiste du 7e jour. Bitwa aba-JA, mu gifaransa bakitwa Jeunesse Adventiste du 7e jour, mu cyongereza bakitwa Seventh Day Adventist Youth. Ubwo nubishyira mu kinyarwanda urasanga ari urugaga rw'urubyiruko rw'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Origins of Pathfinders lie in the creation of missionary volunteer societies in 1907. They were the concept. Amateka yabo atangira mu mwaka w'1879. Batangiye biturutse ku gitekerezo cy'abasore babiri b'Abadventiste b'umunsi wa karindwi, barimo uwitwa Luther Warren wari ufite imyaka 14 ndetse n'uwitwa Henry Fena we wari ufite imyaka 17. Aba kandi babarizwaga mu itorero riherereye Hazerton muri Michigan ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero ngo bakaba barabikoze mu rwego rwo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'abasore, ndetse ngo bakaba bari baramaze kwiyegurira Imana, bityo bakifuza ko n'inshuti zabo z'abasore bo muri ako gace bahinduka bakegurira ubuzima bwabo Yesu Kristo. Batangiye ari itsinda ry'abasore 9 maze bagahurira mu cyumba cy'uwitwa Luther. Gusa nyuma baje kwakira n'abakobwa, ibi bituma bahindura aho bahuriraga maze batangira guhurira aho basengeraga. Ushobora guhita wibaza uburyo byanyuzemo kugira ngo habeho kwaguka gukomeye kuri aba batangiye ari itsinda rito kugeza n'ubwo bageze mu bihugu bya Afurika birimo na hano iwacu mu Rwanda. Nyuma y'uko aba basore babiri batangije uyu muryango w'aba-JA, hakomeje kwaduka n'indi miryango ikora nkawo, aho mu mwaka w'1891 umusore witwa Medi Magwaya yashinze ihuriro ry'urubyiruko aryita Adventist Youth Organization ahitwa Ontario mu gace ka Wisconsin. Uyu muryango watangiranye n'abanyamuryango 30. Ibi kandi babikoze bitewe n'uko bumvise inkuru yabo muri Michigan. Bivuga ko muri iri huriro bigiragamo indirimbo zo guhimbaza Imana, ibyanditswe byera n'amasengesho atandukanye, rimwe na rimwe bagasoma ubuhamya bw'abandi bantu. Mwibutse ko kandi imiryango yose ndi kukubwira yavukiraga mu itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. L'Église adventiste du 7e jour. Usibye amahuriro abiri namaze kukubwira, nyuma hagiye haduka n'andi menshi muri Amerika, kandi yose akaba yaragenderaga ku nyandiko z'uwitwa Ellen Gold Harmon White. Muzamwumva mwita Elena White. Hamwe mu mahuriro yadutse nyuma yaya harimo iryashinzwe n'uwitwa Arthur G. Daniel mu majyepfo ya Australia mu mwaka w'1892. Nanone mu mwaka w'1893 hashinzwe irindi huriro muri College View ho muri Nebraska, aho nabo bahuraga bagamije gukuza ubumenyi mu by'amwuka ndetse no kwihugura mu ivugabutumwa, missionary activity. Muri uyu mwaka n'ubundi hashinzwe irindi huriro muri Michigan ahitwa Battle Creek, baryitirira umukobwa witwaga Dorcas, naryo rikaba ryaritaka ku gufasha abakene, kandi bakaba bari baramaramaje gushaka Imana binyuze mu gusenga. Mu mwaka w'1894
Luther Warren wari muri babiri bashinze irya mbere yaje kwimurirwa i Dakota y'Amajyepfo. Agezeyo ahashinga irindi huriro aryita Sunshine Band. Iri ryo umugambi waryo wari ukujyana urubyiruko mu ivugabutumwa. L'église adventiste du 7e jour. Nyuma y'ibi rero itorero ry'Abadiventiste ryashyizeho uburyo bwo gushyira kuri gahunda urubyiruko rwaryo. Nibwo mu mwaka w'1901 mu nama rusange ya General Conference hemejwe ko GA cyangwa se AY ibaye icyiciro cy'iri torero mu buryo bwemewe, ariko kikajya gikorera mu cyo bita ishuri ryo ku isabato. Ibi byajyaga binatangaza benshi iyo bumvaga ngo Abadiventiste bagiye mu mitwe, hari ibyo basobanura ko ari gahunda yo kwiga Bibiliya mu buryo bw'amatsinda, bakayita ishuri ryo ku isabato, abandi bakabyita imitwe nyine. Mu 1903 inama ya General Conference yongeye guteranira hitwa Oakland muri California. Hagaragazwa ko hari amahuriro 186 afite abanyamuryango bangana n'ibihumbi 3,478. Aya mahuriro kandi yaturukaga mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi no ku yindi migabane, aho twavugamo nk'Ubwongereza, Jamaica, Cook Island, Trinidad, Africa, France, Canada, Haiti ndetse na Australia. Noneho mu mwaka w'1907 inteko nkuru rusange y'Abadiventiste yongeye guterana, maze babona ko kugira ngo abasore bagire imyiteguro bikwiye ko habaho icyiciro cyabo cyihariye, icyo basobanuye nka department, mu buryo bwo kugira ngo batozwe nk'abasirikare. Ibyo bibategure gukorera umwami wabo mu buryo butandukanye no kuvuga ubutumwa bakiri bato. Maze kuvugwa hatorwa komite, aho witwa Milton E. Kellen yatorewe kuba umuyobozi mukuru w'iki cyiciro, naho witwaga Matilde Erickson atorerwa kuba sekreteri, ndetse anatorwa n'abandi benshi bari bagize iyi komite. Nyuma y'iki gihe rero itorero ryaje gushyiraho umunsi wihariye w'uru rubyiruko, waje no kwitwa umunsi w'ababwirizabutumwa b'ubushake, Missionary Volunteers Day. Uyu wari umunsi urubyiruko rwagombaga kwisanzuraho rukidagadura ariko binyuze mu iyobokamana. Uyu munsi kandi wahise ushyirwa ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere, bakawizihiza buri mwaka. Lie in the creation of missionary volunteer societies in 1907. They were the concept of Missionary Volunteers Day wizihijwe bwa mbere mu mwaka w'1907, ariko ntibyagarukiye aho gusa, kuko ahubwo hashyizweho n'umunsi w'abaGA bawita Pathfinder Sabbath. Muri uyu mwaka n'ubundi General Conference yongeye guterana, maze bayiki cyiciro izina bakita Société de Jeunesse de Volontaires Missionnaires MV. Guhera ubwo batangira kuvuga ubutumwa hirya no hino ku isi mu byiciro bitandukanye babarizwagamo. Mu mwaka w'1909 muri MV havuze icyiciro cy'abakuze bakita Ene, naho icy'ingimbi bakita Kade. Gusa icyo cyaje guhindurirwa izina bakita Explorateur, mu Kinyarwanda bisobanura umuvumbuzi. Mu mwaka w'1922 nibwo hashyizweho icyo bita imitwe y'amajyambere, maze mu mwaka w'1930 haboneka bitwa aba Master Guide. Muzabona bambaye nk'abayobozi bakuru mu bya gisirikare. Aba Master Guide kandi bakaba ari bo bayobozi bakuru ba Kade. Muri uyu mwaka kandi habaye bwa mbere cyitwa ingando, nakubwiye ngitangiriye inkuru. Iyi ngando ikaba yari igamije kwigisha abayobozi, hari n'aba Master Guide bacaguriwe nyine, ikaba yarabereye muri California. Noneho mu mwaka w'1962 hatangiye ikindi cyiciro bitaga Tison, gitangira mu Bufaransa nyuma kiza kwitwa Adventurer. Iki kikaba ari cyo cyabarizwagamo abana batoya kuva ku myaka 4 kugeza ku myaka 9. Mu mwaka w'1976 habonetse igitekerezo cy'uko MV yakwitwa GA, maze biza kwemezwa mu mwaka w'1977. Noneho rero nyemera nkubwire bimwe mu birango by'ibi byiciro bya GA. Ndahera ku ndirimbo yubahiriza uyu muryango wa GA. Iyi ndirimbo yanditswe n'uwitwa Henry Theodore Berg. Nyuma yayo hakaza ikirango cya Pathfinder cyambarwa n'aba Explorateur, cyakozwe na John Hancock. Iki kirango kandi kikaba gihagarariye GA muri rusange. Gukura kwa GA byagaragaye guhera mu mwaka w'1928 kugeza mu 1957. Nyuma yo kumva inkuru nziza ya Yesu Kristo, abasore n'abakobwa batangiye gukwirakwiza iyo nkuru mu bigo bitandukanye byo ku isi. Bivugwa ko bakoze umurimo ugoye cyane, kuko bakoreshaga amato mu ngendo zabo, bitewe n'uko muri icyo gihe nta ndege zariho nk'uko bimeze kuri ubu. Muri izo ngendo uwitwa Matilde Erickson ndetse na Arthur
banditse integanyanyigisho y'impeta 16 z'ibanze izo twasanisha n'amaranka cyangwa se amapeti zari impeta 16 umujiya wese yagombaga kubazi. Zimwe muri zo harimo nko kuba umunyamakuru, kumenya ibijyanye na mekanike automobile, kumenya kuvura hakoreshejwe ibimera, kumenya ubuhinzi bw'indabo, kumenya kudodesha urushinge, kumenya gufotora no kumenya gutera inkuru za Gikristo. Uwabaga azi bimwe muri ibi yagombaga kubihererwa impeta. Noneho rero reka nkunyuriremo gato ku cyiciro cyitwa Pathfinder, ndahera ku nama ya General Conference yabereye San Francisco mu mwaka w'1950, aho hemejwe gahunda ya Pathfinder maze ikanatorerwa n'abayobozi, aho witwa Lawrence Skinner yabaye umuyobozi wa mbere wayo, First World Pathfinder Director, aho yayoboye guhera mu mwaka w'1950 kugeza mu mwaka w'1963. Hakurikiye witwa John Hancock wahise aba umuyobozi wa kabiri wa World Pathfinder Director, wahereye mu mwaka w'1963 akageza mu mwaka w'1970. Uyu kandi ni nawe wahimbye indirimbo ya Pathfinder. Nyuma y'uyu rero hakurikiye witwa Elder Henry Theodore Berg, uyu akari we washyize indirimbo ya Pathfinder mu nyandiko, ni nawe kandi wahanze ibendera rya Pathfinder. Aba-GA bagira indahiro babanza kurahira mbere yo kwinjira muri uyu muryango, ziri mu byiciro bitandukanye. Mereye ku ndahiro y'abagimbutse cyangwa se abo bita explorateur, iragira iti: kubw'ubuntu bw'Imana nzajya mba umugwaneza n'umunyakuri, nzakomeza amategeko agenga urubyiruko rw'Abadventiste, nzaba umugaragu w'Imana n'inshuti y'abantu. Hanyuma urahira iyo amaze kuvuga indahiro akurikizaho amategeko agenga iki cyiciro cy'abagimbutse, ari yagira ati: gukomeza umurinzi wo mu ruturuturu, iryo rikaba irya mbere, irya kabiri gukora ibikwiye, naho irya gatatu rikaba kwitegereza uwo tuvugana, irya kane kubaha no kumvira, irya gatanu kubahira mu nzu y'Imana, irya gatandatu guhora ukeye, naho irya karindwi kwamamaza ubutumwa bwiza, irya munani kwita ku mubiri wawe. Ibi kandi akabikora afashe ku ibendera ry'iki cyiciro. Isezerano ry'abayobozi n'abayobozi bakuru b'abasezerana riragira riti: urukundo nkunda umwami Yesu nirwo rutuma nsezerana ko nzajya afatanya n'urugaga rw'urubyiruko rw'Abadventiste umunsi wa karindwi, ngakora icyo mbasha gukora cyose ngo fatanye nabo kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose. Intego niyo kumenyesha abo ku isi yose b'iki gihe ubutumwa bwiza bwo kugaruka kwa Yesu Kristo. Impamvu urukundo rwa Yesu Kristo ruraduhata, nabo bakabikora bafashe ku ibendera ryabo. N'ubundi aba-GA bagira amasomo akubiye mu buryo butatu: iby'umwuka, iby'ubwenge n'iby'umubiri. Mu by'umwuka rero niho bigira ibijyanye n'iyobokamana byose, naho mu by'umubiri bakigiramo ubumenyi butandukanye burimo science, ubumenyi bw'isi n'ibindi. Aha kandi niho habamo isomo bita irondabukanda ryigirwamo tekinike za GA zose, aho ushobora kurangira umuntu inzira mu buryo bworoshye akagera iyo yajya atayobye n'ibindi byinshi. Noneho mu by'umubiri rero niho bigira ibijyanye n'imyitozo ngororamubiri itandukanye, bakiga ubutabazi bw'ibanze ndetse n'ibindi byinshi. Aha kandi ni hamwe nakubwiye bakora igisa n'ikosi. Kugira ngo rero babone umwanya uhagije wo gukora ibi byose, bategura ingando zizamara igihe runaka, bakava mu ngo zabo bakajya gukambika mu bice bya kure, bagakora icyo bita amavuna cyangwa se ivugabutumwa mu bice baba bakambitsemo. Muri iki gihe kandi bafata umwanya wo gufasha abantu mu buryo butandukanye, burimo kububakira n'ibindi byinshi. Impamvu rero wumva GA ugahita utekereza Abadventiste umunsi wa karindwi, nuko uyu muryango ukorera muri iri torero ry'Abadventiste kandi ukaba ugendera ku mahame y'iri torero, cyane ko GA igera mu Rwanda yazanywe n'abamisiyoneri barimo witwa Monieri n'abandi. Ngayo nguko rero iby'ibijyanye n'amateka y'aba-GA wakundaga kumva no kubona ukabitiranya n'abasirikare nyamara atari bo. Ndizera ntashidikanya gusobanukiwe neza ibyabo binyuze muri iki kiganiro naguteguriye. Ninasoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, wakoze kubana natwe kuri Momberge TV. Njye wumvaga nitwa King Saint. Naho ubutaha, Imana ibarinde.